Reka mbifurize ibihe byiza mwebwe tubana kuri YouTube channel Oromanenge update. Umuntu uzi katarakora subscribe kuri iyi channel urimo urahomba cyane kuko niho uzajya ubona amakuru amenye zitandukanye, investment platform zitandukanye ndetse na trading platform, amakuru ukayabona kugiye ibintu bikagenda neza cyane. Rero ikindi kintu cya kabiri munda kwagiramo inama, mujye mukora like kuri video kugira ngo YouTube ikore recommendation video igere ku bantu benshi, nyine abantu babone amakuru ari benshi. Ubwo rero gukora like kuri video ni ibintu byoroshye cyane, kandi aho ubundi ibintu bigende neza, ndetse iyo ukanze subscribe bikagukanda kunzogera kugira ngo igihe dushyizeho video uhita uhabwa notification. Si ngombwa gutegereza kujya kuri YouTube, uhita ubona notification hejuru ugahita bakubwira ati basohoye video ivuga ibi n'ibi, ibyo bigahita bigufasha uhita ubona update kandi ku gihe. Ikindi noneho cya gatatu ari nacyo cy'ingenzi cyane kurusha ibindi, ugomba kureba link muri description y'video ukayijoininga group ya WhatsApp kugira ngo ujye ubona support mu buryo bwose bworoshye bitagoranye, kuko hari amakuru tunyuza kuri YouTube channel. Ibyo mujye mubimenya, nago buri kintu cyose tubonye tunyuza kuri YouTube channel ya ikintu dukora twebwe tuba tugomba guhita dutegura kereka ibintu biri ngombwa ko tunyuza kuri YouTube, naho ubundi amasapoti udupost tworoheje tuca muri YouTube, tuca muri group ya WhatsApp. Ubwo rero urareba link muri description. Hari abantu bakunda kumbaza ngo description ntago tuzahira. Wowe ukuntu bigenza, kanda kuri no title y'ino video, iri zina ry'iyi video rikandeho, urahita ubona description, ukande kuri mowa, urahita ubona amagambo yose twanditsemo na link, uhita uyibona ibintu bikagenda neza cyane. Ndi muri mining ya Sidara nkuko muri ko murabibona, benshi murimo murayibona. Iyi Sidara rero nje kuvuga kuri update murimo murareba hano. Iyi update murimo murareba hano ni y'abantu bakora bajya gukora batakina mining. By the way, ku mining byanze kubera ikibazo cya face verification bahora babahereza byaranze gukunda, nkuko mubibona hari aho gukamera hagasomokara. Icyo nicyo kintu kinzanye muri no video kugira ngo nyisobanure. Abantu benshi mwari mwaragiye mubimbaza muri benshi, niyo mpamvu mvuze ngo reka negure video mbibasobanurire neza, urebe ukuntu bikira burundu ariko ntuzongere guhura n'ikibazo nk'iki ngiki. Ubwo abahuraga n'icyo kibazo mwese, ndetse nawe utarahura nacyo, ushobora kureba ino video kugira ngo ubutaha biramutse bikubayeho uzamenye ngo bikemuka bite. Nago video igenerwa abantu bafite icyo kibazo gusa, ahubwo nawe ureba ngo gikemuka gute ku buryo nawe biramutse bikubaye, kuko nago system ibireba ngo ni runaka, nago system ibireba ngo ni runaka, reka tubari we tubiteza. Uri kubyumva? Nawe ejo byakubaho n'undi ejo bikamubaho. Ubwo rero biba ari byiza ngo nawe ukurikirane update, ubundi umenye ngo nibiramuka bimbayeho nzi ngo bikemuka bitya, ibintu byawe bikaza guhita bigenda neza cyane. Ubwo tutarakomeza rero, mukore subscribe, mukore like, ubundi dutangire video tuyirebera hamwe byose ukuntu bikorwa neza step by step. Nongere nibutsa abantu hano, wenda mbere yuko mbahereza iyo update, KYC yino mining abantu benshi bakunda kumbaza ngo ese ngo kubera iki ngo twebwe ngo tutaba verified. Hari abantu njya kubona ngo umuntu arabinyandikiye ngo ngo maze umwaka narakoze KYC, ngo KYC yanjye yaranze. Narabisobanuye hano kuri Oromanenge update, ndabivuga cyane. Nta muntu uzongera kuba verified ku giti cye, kuno system validating abantu ya. Ubu hamaze kujya habitwa ba validator ba Sidara, aho mu Rwanda tumufite witwa Bosco, akorera i Kigali. Nimero ye wenda abayishaka abari muri group WhatsApp waza kunyandikira ukambwira nkayiguha. Uri kubyumva? Noneho ngiye gukora uko nshoboye kugira ngo n'abari muri group WhatsApp ari abarundi namwe mu Burundi bubiri gukunda. Abarundi mukurikirana Oromanenge update mukaba mutari mubizi. Ubu tuvugana mu Burundi naho uragenda i Bujumbura, hari umuntu ubafasha kuvalidatinga account zanyu zikaba verified. Nongere mwibutse ko nudatanga ibyo basaba kugira ngo ube verified, ntuzigera ubona Sidara cyangwa se hano muri system kwa kundi KYC approved, ntuzigera ubibona. Reka ibyo nongere mbisubiremo rwose muri no video hakiri kare, mu mwicare mubizi. Abantu mwajyaga mubimbaza ngo maze umwaka wose ngo mininga, ariko ngo nakoze KYC ngira cyari pending. Izaba na pending n'imyaka 5 nutajya kuyikoresha. Na abantu babitorewe na Sidara. Uri kubyumva? Mu Rwanda nkuko nababwiye arahari Bosco, mu Burundi naho arahari, nuko nari amakuru natari nayafata neza, ariko arahari uvalidatingira abantu ama account yabo, ibintu bikagenda neza. Ubwo ndaza kuza kubafasha ababishaka ari nk'abarundi, mwaza kunyandikira kugira ngo iyi update ngiye guhita nshaka uburyo kimbona amakuru yayo yanyayo, ku buryo nza kuba nyafite no mu group WhatsApp nkaba nanayabasangiza, nkababwira ngo kuri iyi nimero umubajije yagufasha kuvalidatinga account yawe. Mwibutse ko ntago biba ari ubuntu, urumva? Baba barasabye bakayemererwa, rero babikora nka service bahereza umuntu wari wese, urabyishyurira. Ubwo ni ibintu ugomba kumenya. Abanyo mu Rwanda bo bose karahari, na nimero yenda yifite nsanzwe nyifite, wanyandikira nkayiguha, ndetse na update hano y'ibisabwa byose nari narayibahaye ko uko bigenda. Ibisabwa byose bisanga wowe ujyeyo, nago byakuvalidating utamugezeho. Ubwo byose mu mwicare mubizi ko ari uko biteye. Ubwo abajyaga bibaza icyo kibazo, nizere ko musubijwe, ntazongere kugira urongera ukimbaza, ntazagira urongera kujya ambaza icyo kibazo. Twigarukiye kuri update yacu rero ya kino kibazo cy'abantu bangirwa kugira nkuko muri ko murabibona kuri kano gafoto.
umuntu araza agiye gukora face verification ku mining. Murabizi ko ku mining ubu tuvugana urajya ku mining ari ukizemo isura. Ubu rero ku mining ukizemo isura hari abantu bajya kwishyiramo kigahita kiza ari umukara nka gutya like this, kikaza ari umukara. Uyu mukara rero ikiwutera ni iki ngiki tugiye kurebera hamwe kugira ngo ubyumve, umurikire neza step by step tugendane. Uri kubyumva? Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko impamvu bari kubikwandikira gutya, ntabwo ukwiriye gukora mining ukoresheje application. Iyi application sinzi ikibazo kiba kiri muri telefone yawe cyangwa application ikaba ifite ikihe kibazo, biragusaba gukoresha browser like Chrome cyangwa se Phantom. Uri kubyumva? Izo zose murazizi za Phoenix. Uri kubyumva? Phoenix ukaba arizo ukoresha nka browser yawe kugira ngo umining. Ubwo icyo ukora ujya nko muri Chrome yawe, reka mite njyamo kugira ngo mbibereke, ugasacinga, dore biba byoroshye, Sidara chain, muriko murabyumva .com. Iki gihe uyibisacinze gutya ukarodinga ahangaha gutya, nta kindi kintu bigufasha kindi kirenze hano ugarukana account yawe. Ubu ngiye impamvu mubona kirimo n'ubundi nsanzwe nyishyiramo bigakunda. Wowe rero ikintu bigufasha hano, iyo ugeze hano nubibone, ikintu ukora uhita ukora login ushyiramo email yawe nyine na password, ugakora login, ubundi ukajya mininga unyuze muri Chrome. Uri kubyumva? Hano rero Chrome yawe nayo ugomba kumakinga sure ko iri update. Nongere mbisubiremo, banze urebe ko application yawe iri update ya Chrome, cyangwa se niba ari Phoenix ugiye gukoresha, ubanze urebe ko iri update kuri Play Store. Nubona itari update uya-update ngo ishyire ku gihe, numara kuya-updatinga uze muri Chrome yawe usacinge sidarachain.com, ubundi ukore login. Ngiye impamvu mubona nyine account yise yizanamo direct nuko nyine nsanzwe narayishyizemo n'ubundi. Uri kubyumva? Hari n'abantu batajya bikoreshereza ama application. Hari abantu batajya bakoresha ama application akavuga ati ngewe nzajya nikoreshereza Chrome, ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo urabikora gutyo, nurangiza kubikora ujuza umining nyine nk'ibisanzwe. Face verification ira niba yiguhereza irate ikunda neza cyane. Nta bintu abantu muri comment muze guhita munyandikira comment bifunguye mumbwire ko bitahise bikunda. Umuntu wese wari ufite icyo kibazo aze guhita nyandikira muri comment ambwire ngo byabakunze cyangwa se byanze. Uri kubyumva? Ni ibintu biri guhita bikunda, ni igisubizo cyanya cyo kirambye kuri kibazo cyerekeranye no face verification. Abantu benshi iri guhita isa umukara. Uri kubyumva? Abantu benshi bahuraga n'icyo kibazo rero nizere ko mumvisha aho ikibazo gikemukira, ntago nirirwa mbitindamo cyane. Icyo sabwa wowe ni ukubikurikirana uko mbikubwiye. Uri kubyumva? Ugareba ko application yawe niba ari Chrome cyangwa se Phoenix cyangwa se Google uri gukoresha, cyangwa abakoresha za iPhone za Safari I think ndumva arizo zikoramo niba nibuka neza, ukagira gute ukareba ko iri update. Uwicyo ukora uragenda ugakoramo sidarachain.com ugakora login. Ngiye impamvu munya account ise yizanamo nyine nuko nsanzwe nyifitemo, ukora login n'email na password ugaruramo, ubundi ugatugera muri account yawe, ubundi ukomeze wikorere mining yawe nk'ibisanzwe. Nongere nibutse ko abantu mwaguze ama account yo rero sinzi nyine byanyu uko bizarangira mwebwe, kuko urumva ni wa mining udashyizemo isura, kandi isura bigomba kusana ya indi ya kera yakoreshejwe kera. Ubwo abatayifite rero ubwo ngubwo sinzi uko bizakemuka. Gusa nge nikemuriraga ikibazo cy'abantu bahura n'icyo kibazo cyerekeranye na face verification ihita iba umukara hariya kamera ni kugaragaza. Ubwo abahuraga n'icyo kibazo ari benshi, nizere ko musubijwe. Ubwo abiraba byakemutse, comment irafunguye, muze guhita mutwandikira muri comment mutubwire ngo rwose byakunze cyangwa se byanze, kugira ngo tunabone update niba koko ari byo. Ubwo abatajya basanzwe mininga, nizere ko mwumvishe ko bikemuka bikarangira neza. ubwo abazi ko batarakora ama KYC yanyu, namwe muhite mugana kuba bishinzwe mu verifying ama account yanyu, ngiye murabibona. Ikindi waba ufite sidara ugurisha cyangwa se ushaka zo kugura, waza kunyandikira kuri WhatsApp mbamari nkagufasha uzishaka cyangwa se ushaka kuzigurisha, ibintu bikagenda neza cyane. Mukore subscribe, mukore like, mukore share kuri bagenzi banyu. Video zacu za hano kuri Oromanga update nakagaruka, niyo mpamvu mbasaba gukora like ndetse na subscribe kugira ngo igihe dusohoye ikiganiro ujye uba mu bambere bahita bakibona 5 kwa 5. Ubwo rero tuzahura ubutaha. Mining yarakomeje, nawe urusha undi mining ko yini ne ebyiri buri munsi muri Sidara Fairness. Ntabyo kuvuga ngo uyu nguyu yaratumiye ngarahabwa 10 oya, twese ne ebyiri buri munsi. Ubwo rero wisiba ku mining zino ko yini, ndetse nawe udafite ubushobozi bwo kuna mining wazigura ntagihenze. Sidara iri kugura make cyane nawe ukazibika. Ubwo rero tuzahure muri video z'ubutaha kuri Oromanga update.